Komeza kugubwa neza cyane wowe mukunzi wa Kigali Tube nawe udahwema kudukurikirana umunsi ku wundi ni by'agaciro. Komeza uzajye udukurikirana natwe ntabwo tuzahwema kuguhereza amakuru y'imyidagaduro azajya bagezweho haba amakuru yo mu Rwanda, muri Afrika ndetse no ku isi hose. Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel. Reka nizere ko amaze gukora subscribe kuri Kigali Tube kugira ngo hatazagira inkuru nimwe izajya igucika. Reka nizere ko hatangiye ukwezi kwa kabiri neza cyane, ndetse nizere ko iyi mvura ari kugwa ahantu henshi mu gihugu nta kintu na kimwe yagutwaye kubera ko imvura iri kugwa cyane haba mu mujyi wa Kigali, mu burasirazuba, mu burengerazuba, ahantu hose imvura yakamejeje, ariko nizere ko wowe nta kintu na kimwe yagutwaye. Mbere yo gutangira story yanjye reka mbaze nkubwire ya company n'ubundi yagufasha kohereza ibintu hanze y'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se kubitumiza hanze y'igihugu cy'u Rwanda bikakugeraho mu minsi mike kandi ku giciro kiri hasi cyane. Iyo company yitwa Frame Shipping Limited. Uramutse ushaka gukorana nabo wabahamagara cyangwa se ukabandikira kuri 0788 678 ubundi bakaguhereza service nziza cyane. Hanyuma uyu munsi inkuru ngufitiye imeze gutya: Mutesi Jolly cyangwa se Miss Rwanda 2016 ndetse akaba na Vice President wa Miss East Africa yitwa Mutesi Jolly ari gushinjwa kugira amarangamutima ndetse no kugaragaza uruhande ashyigikiye muri Miss Rwanda. Byateje intambara ikomeye cyane hagati ye n'umunyamakuru ukorera Royal FM yitwa Samuel Baka. Uyu munyamakuru rero yagaragaje ko Miss Mutesi Jolly yakoze ibintu bitari byo ndetse agashaka kugaragaza uruhande aherereyemo, ndetse ibingibi uwo munyamakuru wa Royal FM witwa Samuel Baka yavuze ko bishobora kuba ari bibi cyane kugeza ku rwego rwo gutuma uyu mukobwa Miss Mutesi Jolly yavuze ko ari mwiza cyangwa se yagaragaje ko afite ubwiza budasanzwe, n'ubundi bishobora kuzarangira nka kwa kundi byagiye bivugwa muri Miss Rwanda bikarangira ari we utwaye ikamba. Gahunda rero kamubwira ukuntu zimeze. Muri iyi minsi nibwo hatangiye gushakwa abakobwa bazahatanira cyangwa se bazahatana, hakavamo umwe utwaye ikamba rya Miss Rwanda 2022. Byatangiye ku itariki ya 29 ukwezi kwa mbere 2022, nyine birumvikana bahereye i Musanze. Hanyuma bari gushaka abakobwa bazahatana, hakavamo umwe utwaye ikamba rya Miss Rwanda agasimbura Grace akaba ari we Miss Rwanda 2021. Hanyuma rero bahereye mu karere ka Musanze, hanyuma bavuye mu karere ka Musanze hari ku itariki 29 bagiye Musanze, ku itariki ya 30 nibwo bagiye mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba. Bahereye mu ntara y'Amajyepfo bahita bajya mu ntara y'Iburengerazuba. Hanyuma hari abakobwa benshi cyane ndetse abageze imbere y'akanama nkemurampaka ngira ngo ni 34 niba ntibeshye. Hanyuma muri abo ngabo niho havuyemo abakobwa 9 bakomeza mu bakobwa bazahatanira ikamba, hakavamo uzegukana ikamba rya Miss Rwanda 2022. Hanyuma hari ibintu byabaye igihe bari gutoranya abo bakobwa 9. Hanyuma nyine buri mukobwa wese yarazaga agaca imbere y'akanama nkemurampaka ko ari 34. Hanyuma muri abo 34 hagatoranywamo abakobwa 9 bitewe na project bafite ndetse n'ibindi bagenderaho muri Miss Rwanda: ubwiza, umuco ndetse n'ubwenge, beauty, culture and na brain. Ngira ngo nibyo bagenderaho cyane, ni brain, beauty, culture. Hanyuma uwitwa Mutesi Jolly hari umukobwa watambutse amazina yitwa Nshuti Divine Muheto, akaba ari umukobwa muto cyane ugifite imyaka mike cyane kubera ko uyu mukobwa witwa Nshuti Divine Muheto afite imyaka 18 gusa. Hanyuma uyu mukobwa afite umushinga yise igiceri program, akaba ashishikariza abanyarwanda cyangwa se urubyiruko ndetse by'umwihariko abari n'abategarugori gutangira kwizigamira baturutse ku giceri gitoya. Akaba ari umushinga we yari yaje kumurika imbere y'akanama nkemurampaka kari mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba. Uwo mukobwa akigera imbere y'akanama nkemurampaka kagizwe na Miss Mutesi Jolly ndetse na bagenzi be, ntabwo yigeze atinzamo. Miss Mutesi Jolly yahise avuga ngo uri mwiza pe. Ibi ngibi byatumye abantu benshi bacika ururondogoro ku mbuga nkoranyambaga. Ahantu hose abantu baravuga cyane, baravuga ngo Miss Mutesi Jolly yakoze amabara, yakoze ibintu bitari byo cyane kugaragaza amarangamutima ye arenze, ndetse akaba atarabikoze ku bakobwa bose bari baraho ngaho. Akavuga ngo uyu mukobwa ni mwiza pe.
cyangwa se uri mwiza pe. Yahise amubaza niba yarasanzwe azi ko ari mwiza, naho witwa Nshuti Divine Muheto aramubwira ngo ntabyo yarazi. Ibi ngibi rero byatumye abantu benshi bavuga, harimo witwa Angeli Mutabaruka ndetse n'uwitwa KNC. ngira ngo ikiganiro cyitwa Rirashe murakizi, ikiganiro gitambuka buri gitondo, nabo ejo babigarutseho ku munsi washize w'ejo, babigarutseho bibaza ukuntu umuntu w'umujaji cyangwa se uri mu kanama nkemuramaka yavuga ngo uri mwiza pe, cyangwa se abwira umuntu uri guhatanira ikamba cyangwa se uri muri competition ntabibwire bose, hanyuma akabibwira umwe muri bo akamubwira ngo uri mwiza pe. Ibi byatumye n'umunyamakuru wa Royal FM witwa Samuel Baka abigarukaho cyane, kuko uyu munyamakuru yaravuze ngo ibintu Mutesi Jolly yakoze ntabwo ari byiza ndetse ntabwo byari bikwiriye habe na gatoya. Uyu munyamakuru wa Royal FM witwa Samuel Baka yagize ati, mwirushanwa nk'iri Miss Mutesi Jolly nk'umuntu uri mu kanama nkemuramaka ntabwo wari ukwiye kubwira umuntu uri mwirushanwa nk'abandi ngo nabonye uri mwiza. Niko uwo munyamakuru yavuze. Yaravuze ngo mwirushanwa nk'iri Miss Mutesi Jolly nk'umuntu uri mu kanama nkemuramaka ntabwo wari ukwiye kubwira umuntu uri mwirushanwa nk'abandi ngo nabonye uri mwiza. Yagaragaje ko ashingiye ku byo abona Miss Nshuti Muheto Divine ashobora kuzatangazwa nka Miss Rwanda 2022 kubera ibyo yarabonye Miss Mutesi Jolly yatangiye gukora akibona uyu mukobwa bwa mbere, hanyuma agahita avuga ngo abonye ari mwiza. Miss Mutesi Jolly nyuma yo kubona ibyo witwa Samuel Baka yavuze cyangwa se yatangaje, nawe yagize uruhande ajyamo ndetse nawe agira ibyo atangaza, hanyuma agira n'ibyo asaba uyu munyamakuru witwa Samuel Baka wa Royal FM. Witwa Mutesi Jolly yaraje aramusubiza ati, nshuti yanjye Baka, urakoze kubw'igitekerezo cyawe, gusa ndakumenyesha ko ntari umuntu utabona, nta n'ikibazo kubwira umuntu ko ari mwiza. Icyaba cyiza wafata umwanya ukiga uko muri kino kibuga cy'ubwiza bikorwa. Kuvuga ku bwiza nimwe mu nkingi eshatu tugenderaho si icyaha. Uwo yitwa Miss Mutesi Jolly yabwiye umunyamakuru Baka kubanza kwihugura, kwidokimenta, akabanza akamenya uburyo bikorwa, kubera ko Miss Mutesi Jolly nk'umwe mu bantu bamaze igihe kirekire muri ibi bintu yagaragaje uruhande rwe, avuga kuvuga ko umukobwa ari mwiza cyangwa se kubwira umuntu ko ari mwiza muri Miss Rwanda atari icyaha ndetse atari ikosa, nubwo atabikoze ku bakobwa bose, ariko kuvuga ko ari mwiza cyangwa se kugaragaza amarangamutima ye ku mukobwa abonye imbere ye atari icyaha. Kandi yavuze ko nawe ari umuntu ubona, yabonye ibintu byiza bibona. Uwo ni Miss Mutesi Jolly yabwiraga uwitwa Samuel Baka, umunyamakuru washatse kuzamura amarangamutima ye kubera ibyo Miss Mutesi Jolly yaramaze kuvuga abwira uyu mukobwa ko ari mwiza, ariko Miss Mutesi Jolly yamubwiye ko nta kidasanzwe kandi ko nawe abibona kandi ko atari icyaha. Ariko nawe wareba uyu umukobwa witwa Nshuti Muheto Divine, wamureba mu by'ukuri ni umukobwa mwiza cyane pe, ni mwiza cyane. Ariko icyo abantu bashinja Miss Mutesi Jolly ni ukubivuga, ni ukugaragaza amarangamutima ye, nyamara bitari byagera kure, bakiri muri competition, akiri kumwe n'abandi cyane. Ibi ngibi bishobora no gutuma abantu bari kumwe mu kanama nkemuramaka bashobora kudakora nk'ibyo bagombaga gukora kubera amarangamutima Miss Mutesi Jolly yagaragaje akibona umuntu. Ashobora kuba uwo muntu afite project yenda itari nziza, bigatuma abo ngabo batabibona bakita cyane ku byo Mutesi Jolly yavuze, bikaba bishobora gutuma badafata ibyemezo nk'ibyo bakagombye gufata. Ari nabyo bashinja Miss Mutesi Jolly ko atakagombaga kugaragaza amarangamutima ye kuri uyu mukobwa witwa Nshuti Divine Muheto. Byatumye abantu benshi bavuga by'umwihariko kuri Twitter, Instagram, ahantu hose baravuga ngo Miss Mutesi Jolly ntabwo byari bikwiye kugaragaza uruhande asa n'ahaherereyemo, kubera ko byatumye abantu benshi babigarukaho cyane. Miss Rwanda competition zirakomeje, bari kugenda bajya mu ntara zigiye zitandukanye kugira ngo barebe abakobwa bazatoranwa, hanyuma bakajya guhatana, hakazavamo umwe uba Miss Rwanda 2022. Bamaze kujya mu ntara ebyiri, ariyo intara y'Iburengerazuba ndetse n'intara y'Amajyaruguru, aho byabereye mu karere ka Musanze. Reka dutegereze tuzarebe ese ibi bintu koko bishobora kuzatuma uyu mukobwa witwa Miss Muheto Nshuti Divine aba Miss Rwanda 2022. Ese nyuma yo gutangazwa kw'ibi ngibi ntabwo uyu mukobwa bishobora kumubuza amahirwe, ahubwo kubera ko byatangiye gukekwa ko
yaba afite ahantu ahuriye na Miss Mutesi Jolly cyangwa se Miss Mutesi Jolly ariko mushyigikira bikazatuma abura amahirwe kubera ibi ngibi byatangajwe. Ariko reka nizere ko byari amarangamutima yako kanya gusa nta kindi kintu kibyihishe inyuma, kubera ko kiramutse gihari byaba ari bibi cyane. Ni umukobwa witwa Nshuti Divine Muheto, akaba ari umukobwa mwiza cyane wo mu myaka 18, ukaba afite umushinga witwa igiceri program, ahararikira abantu benshi gutangira kwizigamira bahereye ku mafaranga make cyane ku giceri, kandi bikagenda bifasha abantu benshi cyane kubera ko kwizigamira ni ibintu byiza cyane. Ngayo nguko rero niyo nkuru nari ngufitiye uyu munsi, gusa nizere ko umeze neza cyane ndetse ukwezi kwa kabiri wagutangiye fresh sana cyane. Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel. Komeza kugira ukwezi kwa kabiri kwiza cyane ndetse komeze no kugira umunsi mwiza cyane. Imana ikomeze kubana nawe. Ciao.